message yasonga mbere nakiriye nonaha iravuga ngo akubwira ko yamusigariye akubwira ngo iki mwiriweho aperi irangwa na discipline rwose discipline is a key kagisome neza isome neza nakuvugira bahita banayikata bashyire kuri YouTube bayihuze n'ikiganiro dukoze mwiriwe aperi irangwa na discipline rwose niba hari umuntu watukanye ntibibarwe ku ikipe ya APRFC abakunzi b'ikipe twese duhurire mu nkera y'abahizi ivyo bintu bihuriye ariko ntabwo ari umuvugizi w'abafana ba APR aho ndajurira nta bafana ba APR bemera ko uriya mugabo ari umuvugizi wabo ubuyobozi bwa APR buramugarama ariko niyo twakiriye hano yaje nk'umuvugizi yaje sakazana n'umuvugizi w'ikipe ntabwo ariko yoherejwe n'ubuyobozi Lorenzo ntabwo yizanye kameme ntabwo umuvugizi w'ikipe wemewe rero ntabwo namutaho barazanye ntabwo ari ku rwego ntabwo bahuriye mu muhanda ariko nyine message namuhaye message namuhaye yamugezeho yarayumvishe kandi nubwo yatinda arasha amaguru agatinda kuyumva arayumva kandi twe gusa twayimuhaye ntabwo ari twe gusa twayimuhaye si umuntu ufite ubushobozi bwo kuvuga mu mupira bwo kuvugira kuri mikoro avuga ibintu by'umupira kuko ntabyazi icyazi ni ugutukana kandi ntabwo umupira w'abashumba umupira n'abakunzi ba ruhago abantu bari moderne bajijutse ntabwo ajijutse bihagije ku buryo yavuga ngo abanyamupira bamwumve ntibamwumvira ntibamwubaha ntiyabe influencer umusaruro wari ku cyumweru twarawubonye period urumva hari barwana na facts umuvugizi w'abafana babo aho kubashishikariza kuza kuri match ashishikajwe no gutuka SKFM no gutuka abanyamakuru bayo ko ari injiji ko ngo baguze umuzamu wa Rayo conspiracy ihari ya buriya iyo urebye kuko gifite message ya chairman iwe amuhakana vuga ati umuvugizi wa APR ni Tony Kabanda ni message yejo umuvugizi w'abafana muyishaka nayishyira hano kuri yishyireho kuri YouTube yishyireho umuvugizi w'abafana ni Jangwani si igisubizo se kiri officiel cyavuye kuri nyiracyo cyane nyirabyo mu koropinge nimero gusa gicimaka rwose nimero amazina umuvugizi wa APR ni aravuga ati ni Tony Kabanda umuvugizi w'abafana bakunda kumwita Jangwani niko yanditse message urumva umuvugizi w'abafana bakunda kumwita Jangwani uvuga ntabwo tumuzi abantu badahawe kaze batazi kuvuga ibintu amazina yenyayo Jangwani yitwa Mugisha Frank yitwa Mugisha Frank umva rero niba ari chairman w'ikipe tukaba twavuze ko yabihakanye sinumva aho bihuriye n'umuzamu wa Rayo ibintu byo buriya nigeze kuvuga abantu hano bandika script urumva ari nabo barimo bamuforsa muri APR kandi ubuyobozi bamuhandirira APR bamwomeka kuri APR kandi tamwomeka muri APR nabavuzeho hano bari ahantu na mbere yuko Jangwani afungwa barimo bacaka inzira zo kumugeza muri APR nibo izo script nizo nyine ni SKFM n'ikibazo hari indi radio numvise yabishyize ku rundi rwego yamugeranyije na Nzovu na Yakamwana ahubwo ngiye ira radio ntabwo tubyumva cyane ariko yo nta kibazo Nzovu na Yakamwana nibura barakunzwe bashobora kuba badafite influence ariko nibura barasetsa barakunzwe ntibakwe influence batanze urugero ngo Robben yatanze urugero ngo Yakamwana ngo ntabwo yakurangira iduka ujye kurihahiramo ngo urihindure ujye kurihahiramo ariko barasetsa ariko nibura barasekeje nawe uriya sinzi ikintu kivuga gisekeje ariko nanone bamuro warinze cyane nayo bitutsi woherwa no guhubagura ibitutsi gusa nta kintu na kimwe afite cyo kubwira abanyarwanda bamuro warinze cyane none kumujyanye na komedie aho ngaho ukabije komedie se none se reka nkubaza Yakamwana ntavugwa Yakamwana Nzovu ntibarebwa iyo bavuze YouTube ntubona hahiye uriya muntu mbwira ikintu yavuga ukabona cyagize views nyinshi kuri YouTube mbwira ikintu yavuga abanyarwanda ukabona barasetsa barishimye Nzovu anyura munsi y'intuza muri stade bashaka kumufata basekirita arigendera ngewe hari umuntu nanyibukije uyu mugabo ntashaka no gusubiramo izina rye yigeze kujya muri Musanze FC ya Trump akiyoboye Musanze aho bagurika ibintu nka biriya biri aho ngaho kwigirana yuwa nta kintu na kimwe arimo kumufasha Trump ararakara habuze gatunga mukubitire muri stade rwose habuze gatunga mukubitire muri stade Trump niba natwumva yarabyandika akabitubwira
niba menya imbaraga zawe uko zingana genda ukureshya nibyo birashoboka ko hari ikintu wafasha umupira mu gikari gushaka abakinnyi n'ibindi ariko niba abantu bose bakubwira ko kujya kuvugira kuri mikoro ngo urimo uravugira APR bitari ku rwego rwawe uravuga ibintu bibishye uratukana like uragresa ubu uravuga ama insult uravuga ibitutsi gusa nta kintu na kimwe kiri reasonable ushobora gukura mu kanwa kawe niba aho hantu bakubwiye ko hafite intege nke zibukira berereka nta muntu ushobora byose cyangwa none se umuntu najya kugurisha abakinnyi ntabyo nzi nari mugoroba umuntu wanyandikiye ambwira ati umwana wanjye afite impano wamushakiye ikipe mbasubiza ikintu kimwe abantu bose banyandikira bambwira ngo bafite abakinnyi n'abaja bo muri West Africa banyandikira ngo mbahuze n'abaperezida b'amakipe nta na perezida w'ikipe ndatanga nimero ye ndabwira ngo njyewe ndi umunyamakuru gusa ibyo simbibamo uzi impamvu ntabwo ari ibintu byanjye ntabwo nzi gukora ama networking n'abantu bacuruza abakinnyi mbigira backfire iri hejuru siyo mpano yanjye Karenzi dukorana hano genda uko imbaraga zawe zingana wazanye umuzamu wa Rayon Sport ntitwabimenye akose bure niwe wamuzanye ubusa yari yamuzanye akaba yaratangiye kumutera imijugujugu ati ko nta kintu kirimo urumva buriya ibyo gufungwa byavuyeho hagomba kuza abakinnyi ba Rayon ko ari Karenzi wabaguze barabona iminsi yabajyanye for your information Rayon aho bigeze ubu ngubu nduyifasha ahubwo nayitera inkunga mu kugura umukinnyi ntago nayigurira umukinnyi stade se nibabonyemo amafaranga kare sinayigurira umukinnyi nta bushobozi ifite bwo kugura umukinnyi ufatika ku buryo uwamuguze nawe yabikiriramo sibyo donc n'ababagura bararengana niba bikunda cyangwa bikanga nibwo bushobozi Rayon ifite Bingi Bero ntiyaguzwe miliyoni 40 ni ukuvuga ngo anamuciye mu ijambo aya si amafoto ya Songa Mbere na Kabange babyukiye muri radiyo Rwanda niyo bari gukora ubukangurambaga bw'abafana bakangurira kuza muri stade dore ni post ya radiyo Rwanda baravuga ngo abahagarariye abafana ba PRFC bijeje ko imikino y'inkera y'abahizi izitabirwa n'abantu benshi barimo abakunzi b'ikipe aba AS Kigali Polisi ndetse na Azamu byagarutsweho na Munyarubuga François uzwi nka Songa Mbere ndetse na Sam Friend uzwi ku izina rya Kabange oyaje naje mbumva mu modoka ubushize aho byabaye ngombwa ko haza uhagarariye ikipe umuvugizi w'ikipe haje Tony Kabanda ubu ngubu rero aho biri ngombwa ko hagenda abahagarariye abafana harimo haragenda Kabange na Songa Mbere kubera ko Jangwana adahari nta muvugizi w'abafana uri abo bantu bandi izo imposters muravuga as who sent you none se ahubwo kuki atasubiye kugira ngo ajye gukora ubundi bukangurambaga nta kintu wakumvamo who sent you ariko buriya hari ikintu gihari njye nagutaho umwanya nzi ngo ni ikipe yagutumye kujya gutuka abanyamakuru aho rwose kare sinkubeshye ari ikipe yagutumye kuza gutuka abanyamakuru buriya ntibizagutungura aho byaba case ariko niba wumvise supermanager ibintu avuga uzumvirize neza ibyagiye bitambuka uzumva hari ahandi wumvise ibisa nabyo buriya igihari kibwirwa abantu bose kibwirwa n'abayobozi hirya no hino nuko nta muntu ukora kuri SKFM ugira igitekerezo cye burya ni Karenzi ngo dukora mu ibabwira ibyo bari buvuge donc bavuga ko ari wo mbitekerezo buriya Rikari ni Karenzi umubwira tuvuga ibi kugira ngo we ntibimuturukeho buriya niwe burifinga Kazungu niwe burifinga Rore donc nta muntu uba hano ugira igitekerezo cye baravuga ko nanjye muri tekerezo urabindusha se ntumvize ko manajye yavuze urusha ibitekerezo ngo narakaye ngiye cyo gutanga ibitekerezo amasaha 24 kuri 28 ibyo yavuze nyine wowe wumvise ibyo supermanager yavuze nabyo bishaka ko biri uribwira se ko biturutse mu kirere yavuze ngo ni Karenzi ni umukozi wa Karenzi buriya ni Karenzi donc ibibaye byose bagerageza uburyo nose tumwakira hano ko taruhari ndetse tumwakira hano wona nubwo ari wicaye hano ko nihanganiye kumana iminota isaha yose bimbangamiye kubera ko yavugaga ibintu bidakwiye kuvugirwa kuri radiyo byarambangamiye isaha yose kugeza asohotse
ko nta mu disgracinze kuri mikoro ngo nyimusohoreho ko ntayimanuye ko ari ibyo wamubazaga ko nabyihanganiye bikambangamira kuko kare biravuna kurebana n'umuntu mu maso arimo aravuga ibintu wumva vurema bidakwiye twakiriye abavugizi b'abafana twakiriye abavugizi na esi kigali abavugizi bayo za kiyovu twakiriye abavugizi bose twarabakiriye mu bihe bitandukanye aho twakoraga hose njyewe sindakira umuntu wita umuvugizi w'abafana ariko utavuga ikintu na kimwe kiganisha ku mupira abo tubita imposters ibyo wenda ni n'uburenganzira bwe kariya si akazi gahemberwa muri APR ku buryo hari uwo dukeneye ko ajya kumusimbura abamugiriye icyo cyizere niba babona afite ubushobozi rwose akomeze ariko ntibizabuza gukritika ntibizabuza kumuvugaho ntibizatubuza gutanga opinion yacu nk'abanyamakuru rwose hari nabo nabonye ngo nimwe mwazanye Jangwani ngo ubwo murimo murarwana no kugira ngo batamutwara ntabwo noneho for your information sinzi niba ari uko harimo wenda nako gahinda ko kuba ari muri gereza ubwo mperuka we yarambwiye ati mu magambo ye Jangwani nta gahunda mfite yo gukomeza kuba umuvugizi w'abafana ba APR ubwo n'abashaka kuzana Superman ahubwo bafite amahirwe yo kubigeraho namaga rwose Superman yitonde oya ahubwo bamuzane yitonde akora akazi neza muzane tureka abafana bamuhari sisi Jangwani adahari atari umuvugizi w'abafana ba APR yewe yo namagambo ye simuhimbira yarabikubwiye mu kanwa ke arimo kubitekereza ko yazagaruka ari umufana wa APR usanzwe ati nzaza n'umufana usanzwe ariko ntari umuvugizi w'abafana so nta kazi arwanira abamuri hafi bongera mwegere ubwo rero abashaka kuzana Superman mufite amahirwe yo kumuzana cyane reka turebe noneho ko abakunzi ba APR bazamuha reception bakamwakira akabavugira ko akabahamagara bakita bakonvenke n'umuyobozi w'ikipe amwemere ariko kumwihakana oya ntabwo bishoboka kuko umuyobozi aracyazije umuyobozi waravuga ko atamuzi abayobozi ba APR ni abahanga kare ntabwo ubuyobozi bw'ingabo bwagushinga ikipe y'ingabo z'igihugu batazi urwego rw'ubushobozi bwawe imitekerereze ibyo ushobora gukora n'ibyemezo ushobora gufata ntabwo bishoboka ko APR FC yaterwa ishema n'ibintu Superman avuga amaze iminsi avuga ntabwo bishoboka sindi umuntu n'umwe wo muri APR ewe n'abaciyamani rwose arwo badisingariye bakavuga bati ikipe yadutinye sibyo ikipe tuyirusha ibikombe tuyirusha abafana ariko sindi umuntu wita Rayon Sport mubu sindabyumva rwose sindi umuntu wo muri APR n'umufana usanzwe n'abakabange turagendana n'abasonga mbere n'abantu bacu turagendana sindumva umufana no kuganira ku kibuga avuga ngo abakinnyi ba Rayon Sport y'abagore ngo bafite umwera ngo barwaye uruheri ngo ntago amavuta kibafata ngo amavuta nta kibafata sindi umuntu ushobora kurengera kuri urwo rwego so ntabwo bazasunika ariko ntabwo APR ifite abafana benshi in fact nubwo wenda ushobora kuvuga ko wenda atari ya mbere ifite abafana benshi mu gihugu ariko ni ya kabiri ifite abafana benshi mu gihugu uko Jangwani yabonetse niyo yagaruka mu kanya wenda uraduha na updates aho urubanza rwabo rugeze ntabwo APR izigera ibura umuntu wayivugira mbere ya Jangwani hari Emile Karinda nubwo wenda wavuga ko urwego rwa Jangwani rwaje rurenze urwa Emile Karinda ariko igihe yari ahari Jangwani atazwi yarivugiraga ibintu bikaryoha kandi abafana bakaza yamazemo n'igihe kirekire na nyuma ya Jangwani APR ntiziburamo umuntu uyifana ujya ku kibuga utewishemo no kwambara jezi yayo uyikunda bya nyabyo uzi icyo kuvuga n'icyo kutavuga uyivugira ntabwo APR ikipe y'ingabo z'igihugu yakwisanisha n'ibintu bitameshe byanwe bisa nabi uko byagenda kose APR ni ikipe yiyubashye twubaha twese kameme ifite standard yashyizeho ibintu byayo umuntu ashobora no ku rurimi rwangerera akaba yanavuga nabi bakamwicaza bakamugorora bakagira gutya igihe APR izatubwira official ngo Supermanager n'umuvugizi w'abafana bacu sibyo tuzamuha karibu tuzamuha ibiganiro ijambo rizabanza kubirya abafana kuko aza hano oya ijambo rizabanza kubirya abafana oya ikipe mwemera niba mwakira Jangwani we hari amatora yabaye amatora ariko abafana barakiriye ibyo bamushyizeho ajya muri stade akabazamura gutya bakazamura n'undi wenda najya muri stade akabahagurutsa bagahaguruka akabazamura bakazamuka
tuzamuhamagara azabavugire. hari ikintu mwese muri kwibagirwa, ikintu muri APRFC, waba uri umukozi, waba uri umukinnyi, waba uri umutoza, discipline is a key. icyo cyonyine ubwacu nushaka kuba ugenda kuri mikoro, nushaka ucece kuvuga uti muze ku stade. Message ni yande nakiriye message ya Songa mbere. Discipline wapi pe? Message ya Songa mbere nakiriye nonaha iravuga ngo akubwira ko yamusigariye we. Akubwira ngo iki? Mwiriweho. APR irangwa na discipline rwose. Discipline is a key. Ikanyisome neza yumvikanye. Isome neza nakuvugiyemo. Bahita banayikata bashyire kuri YouTube. Bayihuze n'ikiganiro dukoze. Mwiriwe. APR irangwa na discipline rwose. Niba hari umuntu watukanye ntibibarwe ku ikipe ya APRFC. Abakunzi b'ikipe twese duhurire mu nkera y'abahizi guhera 10:00. Match ya mbere nibwiba, match ya kabiri 1:00. Iyi ni message y'umufana, uyu ni umukangurambaga mukuru w'abafana ba APR. Babita ashinzwe mobilisation. Songa mbere. APR irangwa na discipline kandi yitandukanyije n'amagambo yose arimo ikinyabupfura gike, kwageresanya n'ibindi. Afana ba APR ntihagire ikibakoma imbere, mujye muri stade mujye kureba ikipe yanyu irakomeye, ibyo ntabwo bishidikanwaho. Wumvise ubwo butumwa? Ubutumwa buturutse muri fan base ya APR. Wari n'umukunzi ujya kuvuga, ujya gutukana, atukane ku ruhande rwe, uwo ntago bamubara. Umurega umusubize ku ruhande rwe, ariko APR ntayihuriye nabyo. Chairman yarakarabye, institution ubuyobozi bw'abafana burakarabye. Urambaza iki? Twasubiza gutari we, reka twikomereze. Twagusubiza gutari we. Ntabwo rigeze nyine kumusubiza nuko nyine ari arakoze cyane Songa mbere kana saving na nimero ye ntayo nagiraga. Tukiri ku ikipe ya APR Football Club nagira ngo